icyo gihe amafaranga 500 ku mwana ni menshi, noneho niga tugendaga primaire menshi cyane. Ngewe niga rero nabonaga igiceri cya senkani n'amashuri no so amazina warayiteguye amazina arateguye ariko umwana nitubara nyine nsigaye numva ngo kwa muganga no kugira ngo umwana abe yasohoka muri maternity ise w'umwana amazina agomba kuba yahageze ntabwo kuko ntabwo wamukuraho yavukiye utabanje ubundi amazina kuri tujya kubyumva nyine ni ukuyahamiriza biri aho muri rusange ugahita ukora public nyine ukarivuga. Ubwo se amazina ubwo wamwise n'amazina nkangahe uririmba akayimbo kamwe kandi yishimye nanjye mbone kagitsitisha Kamariza we Kamariza mundu bwose ugiye ute Kamariza we Kamariza mundu. Okay, muraho neza abakunzi ba Roratina TV show. Twongeye kubasuza kandi mwongeye kwirirwa. Ko mubona ngaha twasuye umugabo mu rugo rwe. Felicien n'umugore we. Twamusuye tumubaza ko bimeze n'iki, umugore we nawe ntago twari tuziranye yatangira twibwira. Okay, ndabona nta magambo menshi yo kuvuga, ndabona nawe akuriwe. Yatwibwira nta kibazo tubwira ko yaratwakiriye mu rugo iwe. Murakoze cyane. Urabona ko mwitwa Felicien nashatse umudamu none twagize amahirwe Imana mukana ako karavuka ariko karahari. Uyu muri make ni shiri wanjye nawe murabibona. Yabyaye ngombwa nyine bwo igikora ko ntago muri nabise agomba gukora kubera ko nta mbaraga nyinshi afite yo nkajya ku kazi ariko abundi bose mbamutekereza. Rero abona ko atameze neza bangiye rero ngomba kumuha hafi kandi ikindi ndamuhanyishime ko mwaje kumusura akaba mwaje kuvuga tumeze ariko buri muzima busanzwe nta kibazo akana kagenda kahumeka nari duhaye n'impanga nta kibazo twabyemera. Nahise Felicien tukiri aho ngaho muciye mu ryo uvugaho gato uri mu mujyi nsanzwe umuzi umugore wawe ni isezerano murabana cyangwa kamwe mu muciye mu ryo uvuga umugore rwose twahuriye ahantu turaganira numva ko ugiye ngomba nawe gushakana nawe gusa ntabwo turajya imbere y'amategeko n'inama kwa padiri bose ariko nabyo turi kubiteganya. Banza aruhuke nawe aruhuka kumwe n'umwana iyo gahunda nayo irahari tugomba kuyikora. none se kure wawe urambwiye mwahuriye ahantu muraganira murahuza n'iki ubu murabana se mwahuye rimwe gutyo gusa bihita biba muhita mupanga ku bana? Twabanje gukundana igihe kinini akajya ataha mu rugo nanjye ngataha mu rugo. Buse niba nakugoye mukundanye nk'igihe kingana iki kugira ngo agere aho yazama gutya? Igihe tumaranye hashize ubundi turi gufiyansanya habanje gushyira imyaka 2 wa gatatu ndavuga ati ntabwo byazavamo byumvikana ati tugiye kuba twibereye ahantu tube kumwe ni nabwo rero mudusanze hano niho twibera.
ntangire umugore wawe nawe nari naramuvugisha nubwo mbona yinaniriwe ariko nawe muvugisha mubaze akantu gato ananyibwire. nanjye nitwa Bella, undi madamu wa Felisi. Nk'uko mubibona nyine ndabwira ndi hano kumva nyine nta mbaraga n'umugore urabigabanya ariko hamwe n'Imana ndizera ko bizagenda neza. Urugendo rwanyu ndumva mwararutangiye neza, gusa nanjye tugitangira icyo nababwira cyo urugo ruhire rwonaniwe kabisa. Ubu nanjye nabasuye nyine kandi mwakoze kunyakira. None se Felicien, ubu witeguye kuba umupapa, ibintu byose inshingano z'urugo warazujuje neza? Inshingano z'urugo ntabwo nakubeshya rwose naraziteguye, cyane cyane shira inama yo kwibaruka ubwo nazakomeza n'akazi neza cyane, nshaka n'icyabeshaho umwana kamemu. Umwana agomba kubona buri kimwe ngomba kumubeshaho, kandi ikindi n'umugore ntiyandagare. Yiyemeje ko nzakora buri kimwe cyose ku buryo shira ntazamubabaza kuko nta ribi, ndamwemera cyane. Ahubwo se shobora wanditse igikoma niba nakukora nzabashyikira cyane. Gakoma atangiye kukayoboka vuba k'ababyeyi, kukanywa n'ak'ababyeyi niko gatuma tangiye kukayoboka kare rwose, nawe muhatekeya nk'umuntu w'umubyeyi. Ariko menya ararara mwibarutse ko biri kose yaba bikunze kabisa, byaba ari na byiza ariko igihe cyose sinanjye nditeguye. aho uriteguye ubu byose warasoje waranakoshereje umwana. Gakoma se arumva ari sawa kamugwa neza, ariko hagati aho ntabwo wisondetse? Ntabwo wisondetse? byagenze gute uyu munsi? umunsi ko mwatetse igikoma kitagira isukari. Sukari kandi na sukari irimo. aho nawe wumva iyi ngiyi sukari ni iyi ngiyi kubera ko nanone nyinshi mu mubiri, kandi uriya bafite akabebe ntabwo byaba ari byiza. nagishobora cyane risasana. Yego bose wihangana utazi uzabyenza. nta kibazo, nzajya mbikora shiri, nzajya mbikora neza ntari. Mwese Felicien komeje ubu ngubu ndabona mumeze neza pe, neza kubera Imana. couple yanyu meze neza nta kibazo. Harya ubu ngubu umugore wawe ni uwamagana he? Ni uwamagana he? Ari hafi Muhanga. Muhanga? Majyepfo. Majyepfo. Majyepfo kwa mukuye ahantu mu Bakungujumbara ko wamugendeye? Iwabo barahinga cyane, ngenda nagezeyo bagiye kubasura. Ushaka nawe mutobe umwe usembuye cyangwa se ushaka umutobe usanzwe, kibe hari umusaza ukwakira neza rwose. Ahantu ndabizi haba hari akabitoki kameze sana sana kabisa. bazaterekeze dushyira ababyeyi kureba umwana. Yego muzaduherekezeyo. Se muzabona umwanya ntabwo twawubura wawe, tugomba kuguherekeza tukagushyigikira nanjye bakabona ko mbana n'abagabo bagenzi bawe, bakabona ko mbana n'inshuti n'abavandimwe cyane kuvuga ngo murahari ku bwacu. turahari ku bwanyu. Ndetse ubwo umuntu atagiye inyuma y'umubyeyi nkawe mwiza gutyo numva bibaho. Imana yabibahanira. Felicien nuko rwose mwonywe kabisa, kandi urugo rubabere rwiza. hari n'akaririmbo kajya kavuga ngo ni akakera ariko ni akaririmbo keza karirimbira ndundirije umwana
yo gacaracara iyo gacanijishe akenyegeze ibisabo wirira wihogora wihoreze akagize aya umwana ahita atera imideri nkera kubera kwishima kabisa rwose mukorane nawe urabona ko yishimye kandi meze neza ntacyambuza kwishima. ngubu ibintu byose bisabwa ibikoresho byose isaha n'isaha n'itayimu wahita ugenda naguseba. buri kimwe cyose ni ukuvuga ngo buri mwana w'umutware twarabyiteguye umwana w'umutware kandi umwana yasigaye. kandi nawe Rwanda rweza umwana ni umugisha kabisa. Ubundi iyo utari baravuga ngo mu muco wa kinyarwanda nyine ni ikinyarwanda kivugwa, hari imvugo bakoresha iyo utari ikiremba cyangwa se ingumba ugomba kuba wajya hariya byose aba bisimbutse ugomba kubivuga ukabishimira Imana kandi ubona warateye n'indi ikaba igeze ikuriwe ikaba ari imvutsi. byose n'uwiteka byose ugomba kubishimira kuko hari ababishaka bakabibura ariko nkatwe tuba tugize Imana kuko Imana ikatwereka ko byose bishoboka umuntu agomba kubiharanira sana. impamvu ugende ashimaniye uko bizagenda kose aho twajya hose nuko twagenda ubwo byagenda gute abantu mpaka uko biri kose ntabwo usenda ayibona ushobora kuba uzi gutanga keya cyane pe kandi n'umugore wawe urabona ko arishimye. bera kabisa bera urwo ruhire pe kandi bimeze neza cyane ndabona ntacyo twari. ubundi njye nahoze nshaka mushiri ufite izina nk'iri ngiri kuko hari igihe gito kugeze kuri iyo ndirimbo nicaye ahantu batigeze uvuga ngo ndashaka kumva wowe bera akajwi kawe bera rwose uzi ibitutsi hagati aho kanibarize bera warimo uvuga mbese bera uri umwisilamu wumva gukonje kwitangira gutya se nk'abisilamu wowe bitekereje gute? nabonaga witangiye wambaye ibyira n'agashabazi niko bakwita nabyo wajya ubiboya kandi ngewe nari nkubajije mbona nyine bisa nk'aho ari byo. Frese ubu wateguye n'izina ry'umwana. Kera mu cyaro iwacu hari ukuntu umubyeyi yabyaraga nyine yava nko mu bitaro amaze nk'iminsi hagati y'itanu cyangwa icyumweru bakadutumira nyine nk'abana bakatubwira ati muze kwa kana tujye kurya ubunyano bisa umwana izina. hari akantu nshaka kumupeza kandi nawe uzabidukorera nshaka kwita umwana wawe tuzaza kurya ubunyano. ni umuco wa kinyarwanda kandi umuco wa kinyarwanda ntabwo ujya ucika. ariko ni n'umutaraza muzaba mufite ikibazo tukirira iyo myumbati ibigori dore ko ejo bundi biraba bineze. zabatekera n'isogi urayizi? isogi isogi iyo bita nyirasogereza na za rucakarara byose birara. musabye imbehe urayizi? musabye imbehe musabye imbehe ubwo byari biriho naravuka. izo nizo mboga za kinyarwanda zo zirishwa n'ibisusa. hagati aho iyo witaga umwana wabaga afite amazina 2 cyangwa 3 muri 3 niyo wabaga wavugamo rimwe ukamwita nyine 2 cyangwa 3 ukagenda wenda urugero Ndayishimiye Jean Claude wavugamo Claude cyangwa Ndayishimiye byabaga ari itegeko ko wowe wavuze izina ry'umwana waritomboye ugomba guhembwa. ahabwa inkoko hari n'igihe baduhaga n'amafaranga ariko ngenda byibuka icyo gihe umwana twagiye kwita yitwa Uwase Audria Kiramuwase
bampaye inoti ya 500 njye navuga ati mbega abantu njye navuga ati se 500 ariko kw'icyo gihe sibwo icyo gihe amafaranga 500 ku mwana yari menshi noneho niga icyo gihe nigaga primaire ari menshi cyane ngewe niga ari nabonaga igiceri cya senkani n'abantu nabaye Rujugiro byarangiye no ubu amazina warateguye amazina arateguye ariko umwana nitumutara nyine tushaka kugira ngo tumwite izina muzaba muhari mugomba kuba muhari sigaye numva ngo kwa muganga no kugira ngo umwana abe yasohoka muri maternity ise w'umwana amazina agomba kuba yahageze ntabwo umupete ntabwo wamukuraho yavukiye utabanje kuvuga ubundi amazina kuri tujya kubyubunya nyine ni ukuyahamiriza biri aho muri rusange ugahita ukora public nyine ukarivuga ni ugukomeza umuco ubwo se amazina ubwo wamwise nk'amazina nkangahe kuko ubu ngubu amazina aracyarimo ibanga aho ngaho ako ni njye nyine ni njye wankopeza kuko nsigaye numva hari n'amazina basigaye bita agasanga umunsi uzaba uhari tuzaba turi kumwe ubwo n'abana nyine b'urungano n'iki basanze undi mwana nabo bazaba bahari ubwo uzaritombora irindi zina ryaho ubundi ngewe mwarimenya nka bukeye bwaho nyamara ariko bukeye bwaho ariko ntabwo aka kanya mani nyamara ariko wanankopeza bajya bavuga ngo inzu bakatabyemera nawe arabizi uko bitakunda ntabwo ibyo bihembo nkazanabitsindira gusa ariko none se bera hagati aho iwanyu niwe mukobwa uhari shaka igipasa pe kuko biri kose mukobwa jana utagira ngo ni nkeya se kuri iki gihe nta kibazo ni sheke dusigaye dukwa sheke nabyuze ari byarangoye kugerayo dukwa sheke ubundi inka ikagurwa ntago nishaka uzazikura Burayi uzayuriza indege izari Fresier ko biri kose bano bana bashobora kuba batanga icyororo pe anjye ubwo kandi rero biri kuza neza ubu kabisa ubu ni ukuvuga ngo batanye natwe kubaka umuryango aho ngo uherukira kera ukiri umusore meruka wirabura cyane ariko Bella yaragiye gusiga inzobe ye neza ikarakiranyirira ntabwo yamwereza cyaranagiye wagira ngo agusiga inoze amavuta y'inka ubwo bahita ngo mu muco wa kinyarwanda wagira gusiga ikimuri kabisa ubundi ikimuri ni cyo umuntu yisiga akamera neza ku bantu cyane cyane ukakisiga ugiye kuryama burya nibwo aba ari sawa kuko ikimuri kinoroshya umubiri umuntu akagira umubiri mwiza kabisa kabisa urugo rwanyu ndarwishimiye ruzabe neza nizisabe nka za ngo turi kubona hano hanze ntabwo byabaho kabisa Imana ntabwo yabyemera kuko yaduhaye ibi ngibi byose no kuba turi kumwe gutya ni uko izi n'impamvu n'igihe tuzagereza gusa ntamenye umunsi n'isaha ariko kamemu nanone ntabwo byakubuza gukora ibintu by'abagabo n'iki ngo utegereze ko umuntu ngiye singiye kugira ngo ubeshye nshobora no gupfa ejo cyangwa se ejo bundi ariko nibuze basi narabanye n'uwanjye kandi ubu ngubu ntabwo napfa ngo hagire umuntu umwambarika sugira ngo upfuye ugira ngo upfuye shandagasha Bella ntago bahita abasore nkamwe ndabizi ntago yapfakara nanjye ndabizi wenda sinakwemera wenda byaterwa n'uburyo najemo ariko hari ukuba waje neza witwaye neza ntago nanjye nazi mbo kuboko gusa nese umugabo yaba amaze gutabaruka urumva se wasigara se uri umupfakazi hari igihe bitana
ko hagati aho hari ingo nsigaye mbona hanze ugasanga n'aba bantu bose tuzi ku mbuga nkoranyambaga, kumva urugo rw'ejo rwashenyutse, kumva urugo rw'iyo rwasenyutse, ibintu byose, ugasanga ngo umugore abyaye umwana, inda si y'umugabo babana, inda yayimugeretseho, ugasanga hari n'undi mwana hanze waje akikozaho akaba arayigize. Ariko ibyo byaroroshye icyo nakwifuriza nkaho tuziranye kuva kera, kandi urugo rwawe ruzabe rwiza. Wenda baravuga mu muco wa kinyarwanda ngo ntazibana zidakumanya amahembe, ariko muzirinde mwebwe ntizizakumanya amahembe. Twarabisengeye twe kwa padiri duhorayo buri cyumweru tujya gusenga, tujye tubisaba Uwiteka rwatsi urugo rwacu, Mana rutobara rukomeze, kuko ni wowe dufite kandi ni wowe tureba, natwe nawe twiringiye. Nta wundi muntu twakwiringira kamwe muri iyi si usibye uwo hejuru. kabisa rwose ndabyishimiye cyane, mumeze neza, muzabyare hungu na kobwa, ariko ndi kubona nagira ngo azatereka impanga hasi pe, impanga byiza nazo zijarika ntabwo byari byiza cyane. mu Rwanda umuntu asigaye abyara impanga bakanamuha inka, mwari mubizi? terwa ariko ubwo n'umubare iyo ubyaye impanga kabiri kikurikiranye. Jabone nagiye ku bintu by'amafoto biriya by'intuza by'amarangamuntu, nagiye mu bintu by'amafoto, abona umuntu wese wabyaye impanga niwe bari kwakira mbere y'abandi bose. Hariya hatari ahantu harema ishema pe, hariya hantu ubundi ni ukuvuga ngo ahantu hose hari serivisi iyo ari yo yose ya leta mw'iki gihugu cyacu, batwubakiye neza, nacyo tumeze neza. Ubu igihugu cyacu ubona nacyo ni tambarari, ni amahoro kabisa. Ariko ahantu hose hari ikivunge, hari inoze, uri kumva, ahantu hose hari ikivunge usanga umugore, umubyeyi wese utwite, umubyeyi ufite abana, umukecuru, abo bantu usanga ahantu hose hari serivisi yerekeranye no kuba bafasha umuntu. Usanga umugore utwite, umumama uhetse, umukecuru, usanga aho ngaho aribo bari kwakira nyine vuba. Mbese ubu naza wenda nk'ahantu nk'ibyo by'irangamuntu wari uvuze, nkahurirayo na Bella ameze gutyo, nkamubyiga ngo babanze banyakire njye mu byanjye. Nuri gukora icyo gihe n'uri kuri serivisi nawe ababona ntabwo yakora iryo kosa. Bifite no kuba ngezweho, uri kunkorera birayagira ati niwe tubanje, kuko iki gihe igihugu cyacu umugore asigaye afite ijambo mu iterambere bya mbere. Mperutse kujya ku munsi w'abagore, ntambara akamambiri cyangwa se intuza, nibonye ejo bundi pe, mperutse kujya n'ibirenge n'igurudumu, ngendesha igurudumu, tunigana ikibaho n'itushi. Ngenda byibuka niga karideni, nigaga mu kigo kirimo ivumbi utaha rigera mu mutwe n'ishuri. ninde wakenye ngo yandikishaga ku rubaho use nkanje? Noneho hari ukuntu mwataga mukagenda ikibaho wagendaga ugitumbagiza mu kirere, ariko cyabaguha 0 ugahinduramo 9. Ariko iki gihugu cyacu kiri mu maboko meza, amashuri, amavuriro, ibintu byose, amazi, ibikorwa remezo, serivisi yose bahita bayigukorera. Igihugu cyacu ni tambarari. Ariko ubu bundi uzabibona Bella najya kubyara. Gaso kugira ngo mbashimire kuba mwanyakiriye, kandi mwakoze kunyakira iwawe. Felicien rero nagira ngo babwire, rebura nije amasaha ageze kure, buri wese ajye mu mirimo ye, nawe utegurira umubyeyi umutekera agakoma. Dore hano abakenewe n'akantu ka masaje, ukamukorera buri kimwe cyose, ukamutetesha mbese mu kanya uramuririmbiye ngo umwana ari gutera imigeri.
karembo karemewe icyo nagusaba kongera ucisheho nk'akarembo k'umunota umwe umuririmbira tudusoza nyine ikiganiro. Nanjye mvuga ati abakunzi ba Ruratina TV show, dore nuko mwajya mutwandikira mu gacimbogisi tukabasura, twemerewe gusura ukatubwira ibyo wagezeho, kutuganiriza buri kimwe cyose. Ni nyine ni ibintu biba byo gushimisha famiye, nta kibazo. Muririmbira akarimbo kamwe kandi yishime nanjye mbone ko yishimye. Kamariza we, Kamariza mundu bwose ugiye ute, Kamariza we, Kamariza mundu bwose ugiye ute. Murakoze. Sawa, murakoze cyane.